nimuze murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma utanga ibiguzi kugira ngo ubone Imana? Imana nta biguzi na bimwe yigeze duca kugira ngo tuyigereho. Yavuze ko ikiguzi ari kimwe cyari amaraso, kandi icyo kiguzi yarakidutambiye, yaragitanze, itanga ikiguzi cy'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iravuga muri Petero ngo nuko ngo mwaguzwa amaraso y'igiciro gikomeye, ngo nimukigira imbata z'abantu. Niki gituma wajya kuba imbata y'umuntu? Niki gituma utanga ibiguzi? Uyu munsi umuntu aragusengera ngo ukagomba kumuha amafaranga. Uyu munsi abantu nabo bigize ibikomerezwa, barasengera abantu bagasaba amafaranga. Wowe urinde usaba amafaranga ko utari umukiza, ko umukiza ari umwami wacu Yesu Kristo? Wowe urinde usaba amafaranga kugira ngo ushobore gusengera umuntu? Wowe urinde ugize umuhuza w'abantu n'Imana, utuma abantu bagorwa, batanga ibiguzi kugira ngo abantu basengerwe? Wowe uci ibiguzi kugira ngo usengere abantu? Wowe wigize umuhuza w'abantu n'Imana ugaca abantu ibiguzi, inkota y'Imana izakugeraho. Imana izakubaza ayo mafaranga urya. Imana izakubaza uko kuntu wigira ukomeye kandi ukwiriye kubwira abantu ko umwami Yesu ari ukiza wenyine, umwami Yesu ari w'abantu bakeneye. Rero ndakubwira mwene data, wewe watangaga ibiguzi ngo abantu baguhuze n'Imana, hagarikiraho ngaho. Ikiguzi cyaratambwe n'umwami Yesu Kristo. Bwira Imana irakumva. Uri mu cyumba upfukamye, Imana irakumva. Uri mu buriri uryamye urwaye, Imana irakumva. Bwira nibyo Paul yavuze. Aravuga ngo Imana iratwegereye kuruta imyambaro yacu. Ntabwo bisaba ko umuntu akabakaba kugira ngo ashobore kugera ku Mana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro umutsima w'ubugingo, tuganiramo ijambo ry'Imana, tukumva icyo Imana itubwira. Imana nibahereza umugisha mwese. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye Imana yacu, turaguhimbaje nyiri cyubahiro cyose, Imana yo kwizerwa kandi se w'umwami wacu Yesu Kristo. Nuhabwe icyubahiro ku rukundo rwawe n'imbabazi byawe utugirira ibihe byose, kandi uhimbazwe kubw'agakiza waduhaye. Turagushimira kuri umwami wacu, kandi imitima yacu irakwizera cyane, kandi amaso yacu tuyahanze kuri wowe gusa mwami wanjye, kuko ari wowe ushobora kudukiza, ari wowe ushobora kuduhembura, kandi ari wowe ushobora guhaza imitima yacu. Nushyirwe hejuru kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Reka Mana imitima yacu ibe nka bwa butaka bwiza bushobora kwakira imbuto y'ijambo ryawe mu izina rya Yesu, kandi amatwi yacu yazibure kugira ngo ashobore kukumva. Ushyirwe hejuru, ubane natwe kuva dutangiye kugera dusoza, kandi Mana uduhe kumva icyo uvugana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana rero iduhane umugisha twese muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Njyewe tugiye kuganira uyu munsi ni Ndayambaje Odile. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ko Imana yaduhaye umuhuza umwe wayo natwe, ari we Yesu Kristo. Kubera yuko tugenda tubona hari abahuza benshi bagenda babaho cyangwa se babayeho, cyangwa se umuntu wese agenda atekereza ko hari umuntu yamuhuza n'Imana, ariko kandi hari icyo Imana ibivugaho. Imana yo yavuze ko umuhuza wacu nayo ari umwe gusa, ari Yesu Kristo. Hari abafite abandi bahuza, ariko urumva ko atari ibyo Imana yavuze. Hari nuba hari ko ashaka kugera ku Mana ariko adaciye ku muhuza, nawe urumva yuko ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo umuntu ugera ku Mana neza nuca ku muhuza, kuko niko Imana yaravuze. Yaravuze ngo umuhuza w'abantu n'Imana n'umwe ni Yesu Kristo. Kandi ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo kuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kugera kwa Data atamujyanye. Bivuze ngo indi nzira iyo ari yo yose umuntu yakwiremera ishobora kumugeza ku Mana, ntabwo yagera ku Mana, kubera yuko Imana y'ubwayo twifuza kugeraho hari uburyo yashyizeho umuntu ashobora kuyigeraho. Iyo rero udaciye muri ubwo buryo yavuze, ntushobora kuyigeraho. Naho wakoresha imbaraga zawe zose, ugakoresha ubutunzi bwawe bwose, ugakoresha ibishoboka ibyo ari byo byose ngo ugere ku Mana, ariko udaciye aho yavuze, ntabwo byashoboka. Ntabwo Imana ishobora kuvuga ngo uyu muntu yagerageje, ndabona yarushye nubwo yaciye izindi nzira, reka mpfe kumwakira. Oya, iyo iyakira umuntu uca mu nzira yavuze. Nuvuga ati rero nanjye ndaca ku wundi muntu nawe akungerereho, ibyo nabyo si byo, kuko nta wundi muntu n'umwe ushobora kukugerera ku Mana, kuko ari nta wundi Imana yigeze ishima yuko yakugeza ku Mana. Ahubwo Imana we yashimye yuko yatugeza kuri yo ni umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka dusome muri Timoteyo wa mbere. Dusome muri Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo ni wa 5. Dusome twumve icyo Imana ivugana natwe. Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo ni wa 5. Haravuga ngo kuko hariho Imana imwe, kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu,
nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana nishyirwe hejuru kuko ari itugirira neza. Yari ibizi ko nyine tuzayishaka, irangije tubwira inzira tuzacamo tuyishaka, kugira ngo umuntu atazaca mu yindi nzira akavuga ngo ntabwo yigeze abona Imana. Niyo mpamvu yaratubwiye ngo rero hariho Imana imwe, Imana ni imwe, kandi umuhuza ni umwe. Umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Imana yacu nihabwe icyubahiro kubw'uko yatugeneye umuhuza ushobora kuduhuza nayo, ishyiraho umwami wacu Yesu Kristo. Iyo turebye ijambo ry'Imana guhera mu Isezerano rya kera, umwami Yesu ataraza, tugenda tubona ko Imana yagendaga ishyiraho abahanuzi ishobora gucamo ivugana n'abantu, igashyiraho abatambyi ishobora gucamo ivugana n'abantu, ikagenda yihagurukiza abakozi bayo ishobora gucamo ivugana n'abantu. Kubera yuko umwami Yesu yari ataraza, niko Imana yabigenzaga mu Isezerano rya kera. Cyangwa se Imana ikisangira umuntu ubwayo, ikamuganiriza, ikamubwira icyo yifuza kuri we, kubera yuko umuhuza w'abantu n'Imana yari ataraza. Iyo turebye nka Aburahamu, tubona ko Imana yamusanze ubwe. Yaramusanze ubwe, imubwira ko agomba kuva muri Uri y'Abakaludaya akagenda aho Imana imwereka. Iramubwira ati nahava izamuha umugisha ave kwa Setera. Niko byagenze, kandi urugendo rwe rwose yagiye agendana n'Imana, Imana ivugana nawe ubwe. Nta wundi muhuza ubonetse, ahubwo Imana yiyizira ubwayo ikavugana nawe, ikamuhereza amasezerano yose yamuhaye ay'urubyaro. Imana igendana nawe urugendo ivugana nawe. Ahangaha ni mu Isezerano rya kera. Turakomeza tugere kuri Isaka, nawe nuko nguko byagenze. Imana ivugana nawe ubwe. Wajya kuri Yakobo ukabona Imana ivugana nawe ubwe, imwisangira, ikamuvugisha, ikamubwira ibyo ishaka kuri we. Ukomeje ukabona no ku bana be, yaba no kuri Yosefu, Imana yaramwisangiye ubwe, iramubwira mu nzozi, kandi ikomeza kugendana nawe, kuko ariko Imana yari yarabiryenye icyo gihe yuko ibasha kwisangira umuntu ikamuvugisha ubwayo, cyangwa se igatuma marayika wayo akagenda agahereza message umuntu. Kuko nk'iyo tubonye nk'ababyeyi ba Samusoni, ni marayika wasanze mama we amuha ubutumwa, amubwira yuko agiye kuzasama umwana, amubwira nuko bizagenda kose, yuko agomba kuzaba umunaziri uwo mwana, batazagomba kumwogosha, atazafata kugisindisha. Aho ni marayika Imana yatumaga. Niko rero tugenda tubona ko mu Isezerano rya kera Imana yatumaga marayika, cyangwa se ikiyizira ubwayo ikavugana n'umuntu, kubera yuko ariko yari yarabigennye. Igihe yari yaragennye cyo kugira ngo iduhereze umuhuza wacu nayo cyari kitaragera, ariko Imana ikoresha ubwo buryo. Ariko byagenze no kuri Mose. Imana iramuhamagara, imubwira ubutumwa, imuhereza message y'ibyo agiye kuzakora, ko agiye kuzagenda akajya gukura ubwoko bwayo muri Egiputa. Imana igendana na Mose, ikajya imusanga, ikamubwira ibyo agomba kubwira abantu. Ni ukuvuga ngo Mose abaho ameze nk'umuhuza w'abantu n'Imana, kuko abantu bamuherezaga amagambo, Mose akayashyira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubwira, nawe akaza akabwira abantu ibyo Imana irimo ishaka kuri bo, ishaka kubabwira, cyangwa se ibyo bashaka kubwira Imana. Yajya guca imanza bikagenda gutyo. Mu Isezerano rya kera niko byari bimeze. Ariko hari isezerano ry'uko Imana izohereza umwana wayo. Abahanuzi bose barabihanuraga, na Mose iyo arimo abivuga ahanura, aravuga ngo Imana izahagurutsa umuhanuzi mu bwoko bwanyu uzaba umeze nkanjye. Akavuga ati kandi umuntu utazamwumvira, uwo nguwo azapfa, utazumvira uwo muhanuzi. Ibyo ngibyo Mose yarabihanuye, avuga yuko Imana izahagurutsa undi muhanuzi, kandi umuntu utazamwumvira wese azapfa. Niko byagenze. Imana ikomeza igenda ica mu bamarayika, iyo ubwayo yizanira ubutumwa, ikavugana n'abantu, kugeza ubwo yatwoherereje umwami wacu Yesu Kristo. Noneho ishima yuko ari nta wundi muhuza ushobora kuba hagati yacu n'Imana uretse umwami wacu Yesu Kristo. Iyo urebye mu Isezerano rya kera, Imana yagendaga ica no mu batambyi. Abatambyi akaba ariho umutambyi ugomba kujya gutambira abantu ibitambo, ugomba kujya guhura n'Imana, Imana ikamubwira, nawe akaza akabwira abantu. Niko tubona Imana yavuganaga na Yeremiya, ikamuhereza ubutumwa, akazanira abantu, gaca muri Yesaya. Abahanuzi bose Imana ibacamo, ariko kandi igakomeza inavuga yuko hari undi izohereza. Abahanuzi bose bakabihanura, Yesaya akabihanura. Buri muntu wese w'umuhanuzi umwuka w'Imana ageragaho yahanuraga yuko hari undi uzaza, hari Mesiya uzaza mu isi, hari uzaza gucungura abantu. Kuko nubwo habayeho abantu bagendanye n'Imana, ariko muri bo nta mucunguzi wigeze ubonekamo.
nta wigeze ashobora gucungura abantu kuko ari nta wundi Imana yashimye ko yaducungura uretse umwami wacu Yesu Kristo. Imana nihabwa icyubahiro. Niko rero buri muhanuzi wese yakomezaga ahanura akavuga ngo Imana izohereza uzaza gucungura abantu, izohereza umwana wayo uzaba witwa Emmanuel. Bivuze ngo Imana hagati mu bantu, Imana iri kumwe n'abantu, kuko umugambi w'Imana uherekera hose yari uko ibana natwe, ibana n'umuntu, bidasabye yuko hari undi muhuza ushobora kuba hagati ye n'Imana uretse umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Niko rero byagenze, bikomeza Imana ivugana n'abantu n'abahanuzi ca mu batambyi, abatambyi bakajya gutambira abantu ibitambo by'ibyaha, kubera yuko aribo bashoboraga guhura n'Imana, bagahuza abantu n'Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ariko kandi isezerano rigahora yuko Imana izatanga umutambyi mukuru utameze nka Baroni, umutambyi mukuru udakurwaho n'umwaka, kuko muri isezerano rya kera bafata buri mutambyi yamaraga umwaka. Imana igatanga isezerano ry'uko hari umutambyi uzaza, ubutambyi bwe butazakuka. Iyo usomye igitabo cy'Abaheburayo niho kibisobanura neza, kivuga yuko ubutambyi bw'umwami wacu Yesu Kristo, ubutambyi bwa Melikisedeki bwari butandukanye n'ubundi butambyi bwa kera. Kandi Imana ikavuga yuko umutambyi ari we mwami wacu Yesu Kristo, uwo nguwo yatambwe rimwe risa kandi atanga amaraso ye. Ubwo abandi batambyi bagendaga bagatamba amaraso y'inyamaswa, kandi nabo ubwabo bakitambira ibitambo, amaraso y'ibyaha byabo. Ariko Imana ivuga ngo uwo mutambyi wazaza gutanga amaraso ye kandi ari yatweza, adukureho ibicumuro n'ibyaha, kandi atambwe rimwe risa tubone ubugingo buhoraho, bidasaba ko buri mwaka atwara amaraso ahera cyane, ahubwo wowe ubwayo maraso ye niyo azatubera incungu y'ubugingo bwacu bw'iteka ryose, kubera yuko amaraso yatambwaga y'ibitambo ayo ngayo yatwikiraga ibyaha ariko ntabwo yabikuragaho. Ayo ngayo abatambyi batambaga bahuza abantu n'Imana yatwikiraga ibyaha, ariko Imana ikagomeza ivuga isezerano ry'uko hari undi uzaza, uzaba igitambo kidukuraho ibyaha by'iteka ryose, kidukuraho ibyaha, igitambo gikomeye gituma nta bindi bitambo bizongera gutambwa, gituma nta ntama zizatambwa, nta hene, nta ntungura, zituma icyo gitambo kimwe kizakora ibindi bitambo byose. Imana nihabwa icyubahiro ko twavutse ku ngoma nziza y'umwami wacu Yesu Kristo, aho bitadusaba gutanga intama kugira ngo tubabarirwe ibyaha, aho bitadusaba gutanga ihene kugira ngo tubabarirwe ibyaha, aho bitadusaba gutanga intungura. Ese ubu twari bubikure hehe yuko twagira ubuntu n'Imana ikaduhereza umutambyi mukuru wayitanze agatanga amaraso ye tukabona ubugingo buhoraho? Mwene data, ndakwifuriza yuko ayo maraso yatambwe rimwe gusa, uwizera ayo maraso wese rero arababarirwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yashyizeho umwami Yesu Kristo kugira ngo abe impongano y'uwizera amaraso ye. Uwizera amaraso ye wese arababarirwa. Uyu munsi ntibidusaba gutanga ibiguzi ibyo ari byo byose kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Uyu munsi ntabwo bidusaba kwibabaza kugira ngo dushobore kubabarirwa ibyaha. Uyu munsi ntabwo bidusaba gutanga amafaranga kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ntabwo bidusaba gutanga ibitambo ibyo ari byo byose kugira ngo tubabarirwe ibyaha, kuko hari igitambo kimwe cyadutambiwe cy'umwami wacu Yesu Kristo. Icyo ngicyo rero gisaba ngo wizere gusa ayo maraso ye, maze ushobore kubona ubugingo buhoraho. Ayo maraso yashaka kugukuraho ibyaha. Ndakubwira ngo indi nzira yose washaka gucamo kugira ngo barirwe ibyaha, iyo nzira irafunze. Uwakubwira ngo hari ikindi wakora kugira ngo barirwe ibyaha, uwo nguwo yaba kubeshya, kubera ko inzira imwe yo barirwe ibyaha ni ukwizera umwami wacu Yesu Kristo wadutambiwe rimwe ku musaraba i Golgotha, akavuga ngo uwizera ayo maraso ye bizamubera impongano y'ibyaha bye. Nta kindi dusabwa rero ni ukwizera amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, tukemera yuko yadupfiriye, tukemera ko yabaye impongano y'ibyaha byacu, maze tukakabarirwa ibyaha, tukizera amaraso ye ko ari ashobora kutweza. Ntabwo wakwezwa no kwiyiriza cyane, ntabwo wakwezwa no kuzamuka imisozi cyane, ntabwo wakwezwa no kurara amajoro. Nta kindi kiguzi na kimwe ushobora gutanga kugira ngo wezwe, kugira ngo ukurweho ibyaha, kugira ngo barirwe ibyaha byose wakoreye Imana. Nta kindi kiguzi na kimwe watanga uretse kwizera amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ayo ngayo niyo umuririmbyi yavuze, aravuga ngo Uwiteka umucamanza, ngo iyo ambonye ayo maraso ntabwo ancira urubanza rubi, ngo ahubwo anyitukiranuka. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo ni wa 12, twumve icyo Imana ikomeza itubwira kuri uwo mwami wacu Yesu Kristo yaduhaye kugira ngo atubere umuhuza wacu nayo. Ibyakozwe n'Intumwa ibice ni 4 umurongo ni wa 12. Ibyakozwe n'Intumwa 4 umurongo wa 12.
haravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iyo uhereye ku murongo wa 11 haravuga ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo uretse iryo zina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana nihabwe icyubahiro. Ahangaha ibyakozwe n'intumwa zirimo ziratubwira yuko nta wundi agakiza gashobora kubonerwamo. Uyu munsi tugenda twumva inyigisho abantu bavuga uburyo bundi umuntu ashobora gukizwamo, bavuga ko hari indi nzira ushobora gucamo ugakizwa, bavuga ko kuba uziranye n'umuntu runaka, kuba wamenyana na pasiteri, wamenyana n'umushumba, ukamenyana n'umuhanuzi ukomeye, ukamenyana uwo mwamenye n'uwo ari we wese, nta rindi zina na rimwe twahawe gukirizwamo. Nta wundi agakiza kabonerwamo munsi y'ijuru, agakiza kabonerwa mu Mwami Yesu, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uyu munsi abantu barimo barayobywa bakajyana mu buyobe, bakibwira ko hari indi nzira, hari ikindi bakora kugira ngo bashobore gukizwa, bakibwira ko hari amazina bahabwa kugira ngo bashobore gukizwa. Nta rindi zina twahabwa riruta izina twahawe ry'uko turi abana b'Imana. Nta rindi zina wakwitwa, nta wundi muntu mwamenyana ufite izina rikomeye cyane washobora kugukiza, kuko Bibiliya iravuga ngo nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dushobora gukirizwamo uretse izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndakubwira Umwami Yesu ko ari ushobora kugukiza, ndakubwira Umwami Yesu ko ari we twahawe twakirizwamo. Uyu munsi abantu birata bakomeye, uyu munsi abantu bakirata abashumba babo cyane, uyu munsi abantu bakirata abahanuzi bazi, uyu munsi abantu bakirata impano, bakirata ibikomeye byinshi cyane bishingikirizaho, ariko ndakubwira yuko ibyo wakwirata byose nta na kimwe gishobora kugukiza. Uyu munsi abantu birata ubutunzi bwabo, abantu bakirata amafaranga bafite, bakirata amasezerano bafite, bakirata impano bafite, bakirata, ariko icyo ari cyo cyose ushobora kwirata mwene data, ndakubwira ngo ni ubusa kuko ntago cyagukiza. Kubera yuko izina twahawe dukirizwamo ni rimwe gusa, ni izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nibyo hano mu byakozwe n'intumwa havuga ngo kuko ari nta wundi agakiza kabonerwamo. Ndakubwira mwene data ngo nta wundi agakiza kabonerwamo. Nta wundi muntu wamenyana nawe ngo ushobore gukizwa. Nta wundi waza mu buzima bwawe ngo ukizwe. Ntabwo umwana wawe yatuma ubona agakiza, ntabwo urubyaro wabuze rwatuma ubona agakiza, ntabwo amafaranga wabuze yatuma ubona agakiza uyabonye, ntabwo akazi wabuze byatuma ubona akazi wabona agakiza, ntabwo umugabo wabuze yatuma ubona agakiza umubonye, ntabwo umugore wabuze umubonye watuma ubona agakiza. Nta kintu na kimwe mu isi ushobora kubona waboneramo agakiza, kuko ari nta kintu na kimwe Imana yigeze ishyiramo agakiza kabari mu isi. Agakiza kabari mu isi Imana yagashyize mu Mwami wacu Yesu Kristo. Niwe wenyine yashyizeho kugira ngo abe ari we wenyine uhinduka uwo dushobora kuboneramo agakiza. Vuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamo, nta handi agakiza kabonerwa. Agakiza kabonerwa mu Mwami Yesu, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndakubwira mwene data ngo nugaruke ugarukire Umwami Yesu, kuko ari we wenyine agakiza kabonerwamo, ari nta handi ushobora kubonera agakiza uretse mu Mwami wacu Yesu Kristo, Imana nihabwe icyubahiro. Reka twongere dusome muri Yesaya ibice 35 umurongo w'8. Yesaya 35 ibice ni 35 umurongo ni wa 8. Reka tuhasome twumve icyo Imana ivugana natwe nanone, itubwira kuri iyi nzira, kuri ako gakiza, itubwira kuri uwo nguwo yashimye gushyiraho kugira ngo ari we dukirizwamo. Ibice 8 haravuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya babandi abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ahangaha n'umuhanuzi Yesaya wari urimo hanura ku gakiza isi yenda kuzabona, ku gakiza kendaga kuzahishurwa, abantu bari byagiye kuzabona. Iyo uhereye ku murongo wa mbere urimo hasoma abavuga ngo ni inzira y'abacunguwe, avuga Umwami Yesu ubwo azaza uko bizagenda, ukuntu amaboko atenebutse, amavi asukuma, kandi akavuga ngo mubwire abafite imitima itinya mukomere, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Imana igatanga amasezerano, ikavuga ngo icyo gihe impumyi zizahumurwa, ngo n'ibipfamatwi bizaziburwa, ikavuga ngo icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'imara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba, kuko amazi azadudubiriza mu butayu, imigezi igatembera mu kidaturwa, kandi umusenyi wotsa utera ibishashi uzahinduka ikidendezi, n'umutarwe uzahinduka amasoko. Mu ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'uruberanya n'urufunzo.
ukajya kuri no murongo wa 8 rero havuga kuntu hazaba hinzira nyabagendwa. Hano barimo bahanura ku mwami Yesu ubwo azaza, ukuntu ibintu bizagenda, ukuntu ibintu byose bizatunganywa, kuntu abafite inzira n'inyota bazahazwa kuri uwo mwami Yesu, kuko ari we agakiza kazabonerwamo, kuko ari we wenyine Imana yashimye yuko ahinduka incungu y'abari mu isi, kuko ari we wenyine Imana yashimye gushyiraho ibyaha by'abari mu isi bose, kugira ngo twese tubonere agakiza muri we. Nta wundi mwene data agakiza kabonerwamo, nta handi uzabonera agakiza, nta musozi uzajyaho ngo ubone agakiza, nta mazi uzajyamo ngo ubone agakiza, nta masengesho uzasenga ngo ubone agakiza, nta muntu muzamenyana ngo ubone agakiza. Agakiza kabonerwa mu mwami Yesu. Aho ngaho kumwizera, ukatura yuko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwaturira yuko wizera yuko ari incungu yawe, ukamwaturira yuko wemera yuko abi incungu y'ubugingo bwawe, nibwo uzakizwa. Ukizera amaraso ye, ukemera ko uri umunyabyaha kandi yabambiwe ibyaha byawe, ukamwemera ko Bibiliya iravuga ngo muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe agakiza, abone ubugingo muri we, kuko ari we Imana yashyize ko dushobora kubonera ubugingo muri we. Imana nihabwe icyubahiro. Hano rero Yesaya yari arimo abihanura avuga kuntu kandi iyo nzira Imana nihabwe icyubahiro. Aravuga ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntago azayiyoba. Iyi nzira y'agakiza ntabwo isaba amashuri. Imana nishimwe cyane, kuko isaba amashuri hari abatari kuzayabona. Bivuze ngo hari abatari kuzabona ku gakiza. Iyi nzira y'agakiza ntabwo isaba ko umuntu afite amafaranga menshi, oya. Iyi nzira y'agakiza ntabwo isaba ko umuntu afite inzu. Iyi nzira y'agakiza ntabwo isaba ko umuntu afite urubyaro. Iyi nzira y'agakiza ntabwo isaba yuko umuntu yashatse. Iyi nzira y'agakiza ni isaba yuko uziranye n'abakomeye. Iyi nzira y'agakiza nta titre n'imwe isaba. Iyi nzira y'agakiza ni isaba kuri pasiteri, ni isaba kuri umuhanuzi, ni isaba kuri apotre cyangwa uri kanaka, oya. Iyi nzira y'agakiza irasaba kwizera umwami wacu Yesu Kristo wenyine. Niyo mpamvu hano Yesaya abihanura yaravuze ngo iyo nzira ngo naho umugenzi yaba umuswa ntabwo azayiyoba. Niyo mpamvu muri yavuze ngo ndetse n'umwana muto cyane uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba. Uwo nguwo nawe azagerayo, azasenga, azagera ku Mana. Iyo usomye muri Yeremiya 31 umurongo wa 31 havuga Imana itanga amasezerano y'ukuntu izahindura imitima y'abantu, kandi bitazasaba yuko umuntu yigisha mugenzi we ngo ntamenye Uwiteka. Imana ikavuga ngo icyo gihe ngo buri muntu wese azamenya Uwiteka, icyo gihe buri muntu wese azamumenya. Iyo nzira rero, iyi nzira umuhanuzi Yesaya yahanuraga ariyo y'agakiza, yavuze ngo nta muntu n'umuzayiyoba, kubera yuko nibisaba amashuri, nibisaba amafaranga, nibisaba uburanga, nibisaba ntacyo bisaba kwizera umwami wacu Yesu Kristo gusa. Ku murongo wa 9 haravuga ngo nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Abacunguwe bazaboneka nibo bazaca muri iyo nzira, kandi iyo nzira nta nyamaswa izabamo y'inkazi, nta byago, nta makuba. Abari muri iyo nzira bazagenda kandi bazagera i Siyoni. Imana nihabwe icyubahiro. Umenye ngo ni aho waba uri umuswa ntabwo wayiyoba, kuko niryo sezerano ryatanzwe ko umugenzi naho yaba ari umuswa ntashaka kuzayoba iyo nzira, kuko ntisaba amashuri, nisaba amafaranga, nisaba ubumenyi, isaba kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iyo usomye muri Yohana 4 harimo inkuru y'umusamariyakazi wari wahuye n'umwami Yesu, hanyuma amusaba amazi. Turazi aho ibiganiro bagiranye, umwami Yesu akomeza amubwira yuko ari we Mesiya. Ndamubwira ariko twe tuzi ko Mesiya azaza. Iyo byo ku murongo wa 25 na 26 Yesu aramubwira atari kuwo ngo utegereje ko azaza niwe njyewe. Uwo ngo uri muvuga wahanuwe yuko azaza niwe njyewe. Umugore aramwizera abona agakiza. Imana nihabwe icyubahiro, kuko ari nta wundi tuboneramo agakiza uretse umwami Yesu Kristo. Iyo uhuye nawe ubona agakiza. Iyo uhuye nawe ubuzima bwawe burahinduka. Iyo uhuye nawe ubuzima bwawe buba bushya, kuko ari we wenyine washyizwe kugira ngo atubere inzira tugeza ku Mana. Ari we wenyine washyizweho kugira ngo aduhuze n'Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uyu munsi usanga abantu hari ibintu byinshi batekereza ko byabahuza n'Imana. Uyu munsi ugasanga umuntu ateza ko ari umuntu wamuhuza n'Imana, wamugerera ku Mana. Ariko mwene data ndakubwira yuko Bibiliya iravuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Kuko ahera niho umutambyi yageraga wenyine
kuko ari nta wundi muntu washoboraga kuhagera akajya gutambirira abantu ibitambo, akajya agahura n'Imana, ari umuhuza w'abantu n'Imana. Ariko Yesu Kristo ubwo yari ku musaraba, ubwo habonekaga ibitangaza amaze gutanga, ngo umwenda wari ukingirije ahera wacitsemo kabiri, uhereye hejuru ukagera hasi. Ubwo nta muntu n'umwe wajya gushobora kureba ahera cyane, nta muntu n'umwe waharebaga uretse umutambyi mukuru wenyine, kuko ntibyari byemeye ko ari undi muntu wahagera. Ariko umwami Yesu amaze gutambwa ku musaraba igorogota, amaze kuba incungu yacu, amaze kwitanga ngo abe igitambo kidukuraho ibyaha, umwenda wari ukingirije ahera, icyatumaga abantu badashobora kugera ahera, icyatumaga abantu badashobora kureba ahera gicikamo kabiri. Bivuze ngo buri muntu wese noneho ashobora kwirebera ahera cyane, buri muntu wese noneho ashobora kwigerera ahera, kubera yuko ari nta mutambyi n'umwe ugikenewe yuko yakugerera ahera. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nta muntu wigeze uca muri ya mwenda kabiri, nta makasi bakoresheje ngo bawucemo kabiri, oya, nta n'uwari bubitinyuke kuko byari ibintu bibujijwe, kuko ari nta muntu wageraga ahera cyane, nta n'umwe uretse umutambyi. Nta muntu rero wari buce uriya mwenda uretse gucibwa nuko umwami Yesu yaramaze kuba igitambo cyacu, bikavuga ngo byose birarangiye. Ibyasabaga yuko hari umuntu kugereraho, niko umwami Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Bivuze ngo iby'ubutambyi abari bujye utekereza ko ari wajya kugutambira akaguhuza n'Imana birarangiye. Umutambyi mukuru wacu Yesu Kristo yarabonetse, ari wari umaze kwitambaho igitambo cye ku musaraba igorogota, amaze kwitanga kugira ngo abe incungu ubugingo bwacu. Umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri. Imana nihabwa icyubahiro. Ndagira ngo niba utari ubizi ubimenye yuko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, kandi utabukamo kabiri kuko umwami Yesu yaramaze kudutambirwa, kuko ari nta yandi maraso yaragikenewe kujyanwa ahera cyane, kuko ari nta wundi mutambyi wari ugikenewe kugira ngo yinjire ahera ajye kudutambira ibitambo, ahubwo umutambyi wacu mukuru yaramaze kuboneka, ari we mwami Yesu Kristo. Kandi uwo mutambyi ni nawe wabaye igitambo, aritamba kugira ngo nge nawe tubona agakiza, kugira ngo nge nawe tutongera gukenera umutambyi utugerera ahera. Ndakubwira ngo wowe watekerezaga yuko hari umuntu wakugerera ahera, kuva uyu munsi umenye yuko ahera ni wowe ugomba kuhigerera. Ahera ku mwami Yesu, ku Mana, nta wundi wahakugerera, ni wowe wenyine ugomba kwigerera ugasanga Imana, kubera yuko umuhuza wacu yarabonetse. Uyu munsi kubera ubunebwe abantu bibwira ko ari umuntu wabasengera, bibwira ko ari uwababwirira Imana. Uyu munsi umuntu araguhamagara ngo mbwirira Imana, ngo mbarize Imana, ariko nawe yibarize kuko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Nje ntacyo nkugereraho ku Mana, ahubwo wowe igerere ku Mana kuko umwenda watabutsemo kabiri. Uyu munsi twese twemerewe kugera ku Mana kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi twese twemerewe kwibwirira Imana, nta muntu tugisaba kugira ngo atubwirire Imana, ahubwo twese twemerewe kwibwirira Imana kuko Imana ibasha kutwumva. Mu gihe cyose duciye mu mwami Yesu Kristo, Imana iratwumva. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ikintu cyose muzasaba mu izina ryanjye muzagihabwa. Abantu uyu munsi baravuga ngo bafite amazina akomeye, ngo uriya muntu ngo yabonye izina rikomeye. Nta muntu ufite izina rikomeye, kuko ari nta muntu n'umwe twaboneramo agakiza mu isi. Nta muntu ufite izina rikomeye n'umwe, kubera yuko nta muntu n'umwe wasaba Imana uciye mu izina rye ngo Imana ikumvire. Imana itwumvira duciye mu izina rya Yesu, kuko niryo ryonyine yashyizeho, niryo zina ryonyine rikomeye. Andi mazina yose ntabwo akomeye, andi mazina yose ararangira. Habayeho amazina y'abantu bakomeye cyane b'ibikomerezwa, ariko ayo mazina yararangiye, kandi ayo mazina nta na rimwe waboneramo agakiza. Nta rindi zina na rimwe wakwirukanamo amadayimoni ngo rigende. Uyu munsi navuga ngo uriya muntu yabonye izina rikomeye, ngo afite izina rikomeye. Nta muntu n'umwe ufite izina rikomeye, kuko izina ryawe nawe wita ngo rirakomeye ntago waryirukanamo abadayimoni ngo rigende. Izina ryawe wita ngo rirakomeye ntago warisengeramo abarwayi ngo bakire. Izina mwita ngo rirakomeye, ngo uriya muntu yafite izina rikomeye, ngo uriya muntu yahawe titire ikomeye. Nta titire n'imwe wakwirukanamo abadayimoni ngo bagende, nta titire n'imwe wasengeramo abarwayi ngo bakire, nta titire n'imwe yigeze nta rindi zina. Nta rindi zina mwene data. Ndakubwira ngo niba hari undi watekerezaga, niba hari irindi zina waturaga kugira ngo ushobore gukira, ndakubwira ngo wibeshyaga. Izina ni rimwe, ni ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nawe wibwira ko ufite izina rikomeye, nta zina rikomeye ririho, nta na rimwe. Amazina yose araciriritse, amazina yose namwe, kuko nta rindi zina tuboneramo agakiza uretse izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nta zina rikomeye rero. N'abarwanira amazina nimushake muhagarike, abarwanira amatitire muhagarike,
kubera yuko titire yose wagira ntacyo yakumarira, ntago yakugeza ku Mana. Titire yose wagira ntago wayihereza abantu ngo bayirukanemo abadayimoni, ntago wayihereza abantu barwaye ngo bakire. Rero abarwanira amatitire, abashaka amatitire, abitwaza amatitire bafite bakigira ibikomerezwa, byo byose ntabwo ari byo, kubera yuko nta muntu ukomeye n'umwe uriho, ukomeye n'umwami wacu Yesu Kristo. We wenyine wemeye kuba igitambo cy'ubugingo bwacu, we wenyine wemeye kutwitangira, we wenyine twambaza Imana mu izina rye, Imana ikatwumvira. Nta wundi rero ukwiriye guhimbazwa uretse umwami Yesu Kristo. Niba hari undi uhimbaza, niba hari umuntu wirata, ukirata umuntu, ukirata abakomeye, ukirata amazina y'abakomeye, uribeshya, kuko nta rindi zina ryagukiza ku munsi mubi, nta rindi zina ryagukiza, nta rindi zina ryaguhesha agakiza uretse izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakubwira ngo ni wirata izina ry'umwami wacu Yesu. Imana iravuga ngo uwirata yirata Uwiteka, yirate ko yababariwe ibyaha. Andi mazina abantu bakwirata ni ubusa. Uyu munsi abantu barapfa ubusa ngo ni amazina, ngo na bamwe ngo barakomeye, ngo ni abahanuzi, abandi ngo ni abapotre n'ababishop. Ni byiza ko ayo mazina bayagira, ariko ayo mazina nta kintu yakumarira. Iryo zina ni ryagukiza ku munsi mubi. Ntabwo twakwirukana dayimoni mu izina rya potre, ntabwo twakwirukana dayimoni mu izina rya bishop, ntabwo twakwirukana dayimoni mu izina rya revera. Nta rindi zina nta muhanuzi twakwirukanamo dayimoni ngo igende, kuko dayimoni izina ryubaha ni rimwe, ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Andi mazina yose rero ni ubusa. Niba warwaniraga amazina uyareke, niba kandi nawe wirataga amazina nawe ubireke, kuko ari nta zina rikomeye, nta rindi zina twahawe mu isi no mu ijuru dukwiriye gukirizwamo uretse izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana nihabwe icyubahiro. Reka dusome mu Bafilipi ibice 2:9 twumva ukuntu Imana yavuze ku izina ryonyine rimwe yatwemereye. Hari izina rimwe yaduhaye rikomeye, ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niryo nakuzaniye uyu munsi nkubwira ngo iryo niryo zina uzakirizwamo, iryo niryo zina uzirukanamo indwara zikagenda, iryo niryo zina uzirukanamo amadayimoni akagenda. Nta rindi zina rero ukwiriye kwirata, nta rindi zina ukwiriye kumenya. Ukwiriye kumenya izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iryo niryo Satani azi ko yatsindiwemo, iryo niryo badayimoni bava bagahungabana bagagenda, iryo niryo zina indwara zumva rigahunga, iryo niryo zina ibibazo byumva bigahunga. Ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana nihabwe icyubahiro kandi isingizwe ko yaduhaye iryo zina kugira ngo dushoboye kurikirizwamo. Dusome mu Bafilipi ibice 2:9. Reka duhere ku murongo w'9. Iyo uhereye ruguru, reka duhere ku murongo wa ruguru, ku murongo wa 5 haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe, Imana nishyirwe hejuru. Murabona ahangaha ngo ku murongo wa 9 ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha izina risumba ayandi mazina yose. Bivuze ngo andi mazina yose ari ku isi, ayabayeho n'ariho n'azabaho, izina ry'umwami wacu Yesu rirayasumba, kuko niryo Imana yashyize hejuru. Amazina yariyo yose twakwirata, amazina yari yose twakwitwa, imiryango yose twaturukamo, amatitire yose twabona n'ayandi atarabaho, abantu bakayazana bagakusanya hose hamwe, nta zina risumba izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi Imana avuga ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu. Bivuze ngo ntago amavi apfukama mu izina ryawe, ntabwo amavi apfukama mu izina ry'umwapotre runaka, ntabwo amavi apfukama mu izina ry'umubishop runaka, ntabwo amavi apfukama mu izina rya revera runaka, ntabwo amavi apfukama mu izina rya pastor runaka. Amavi yose apfukama mu izina rya Yesu, ngo ay'ibyo mu ijuru, ay'ibyo mu isi n'ay'ibyo munsi y'isi apfukama muri iryo zina. Mwene data, ndakubwira ngo iryo zina urimenye, urisobanukirwe. Ni izina rikomeye cyane, niryo ryonyine Imana yahaye itegeko ko ibintu byose bigomba gupfukama. Ay'ibyo mu ijuru agapfukama, amavi yo mu isi agapfukama, amavi y'ikuzimu nayo agapfukama, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turahirwa rero twe twamenye umwami Yesu. Urahirwa mwene data niba wizera iryo zina.
iryo zina niryo ryonyine twahawe kugira ngo dukirizwemo. Iryo niryo zina rifite ubuzima. Iryo niryo zina ryirukana indwara zose. Imana nihabwe icyubahiro. Iryo niryo zina dayimoni zumva rigahunga. Iryo niryo zina abarozi bumva bagahunga. Iryo niryo zina ubugumba bwumva bugahunga. Iryo niryo zina kanseri ziyumva zigahunga. Iryo niryo zina ibibazo byumva bigahunga. Iryo niryo izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana nihabwe icyubahiro. Ndakwifuriza ko wamenya iryo zina ry'umwami wacu Yesu, akaba ari ryo wirata ku manywa na nijoro, akaba ari ryo usengeramo amanywa nijoro, akaba ari ryo upfukamira ryonyine ukirata izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi abantu birata bakomeye, uyu munsi abantu birata abayobozi babo, uyu munsi abantu birata abashumba babo, uyu munsi abantu birata babayobora, ariko ntihagire uwirata umwami Yesu. Ndakubwira ko undi muntu wari we wese wakwirata ntacyo yakumarira. Nta muntu wagukiza indwara, nta muntu wagukiza ibibazo ufite, nta muntu wagukiza ubukene, nta muntu wagukiza ibyaha, nta muntu wagukiza ubugumba, nta muntu wagukiza indwara urwaye n'umwe uretse umwami wacu Yesu Kristo. Nta rindi zina ryagukiza, nta rindi zina uretse izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ndakubwira yuko ari nta wundi muntu wakuhuza n'Imana n'umwe. Ntago dukeneye umuntu n'umwe uduhuza n'Imana, dukeneye umwami Yesu Kristo, kuko ari ku musaraba we ubwe yaduhaye ikimenyetso, atwereka ko umwenda kubwo amaze gupfa, kubwo amaze kwitangaho igitambo kidukuraho ibyaha, kubwo amaze guhinduka incungu yacu, atwereka ko birangiye, umwenda wari ukinje hera utabutsemo kabiri, kugira ngo buri muntu wese yigerereyo. Ni wigerere ku mwami Yesu, numugereho umusange. Uyu munsi usanga abantu bitwa abahanuzi bigize abantu bakomeye ku bantu ngo babahuza n'Imana. Uyu munsi bamwe bagatanga n'ibiguzi ngo nibabasengere, abandi bagatanga amafaranga ngo nibabagire ku misozi babasengere, abantu bakafata amafaranga bakayarya kuko bigize abahuza b'abantu n'Imana. Ariko ndakubwira ko nta muhuza wawe n'Imana n'umwe uhari. Muhuza wawe n'Imana ni wowe n'umwami Yesu Kristo. Ibyo biguzi ni ibyiki? Yesu yaravuze ngo abafite inzara n'inyota muri Yesaya ngo nimuze bahe amazi y'ubuntu. Aravuga ngo niki gituma, reka tuhasome, aravuga ngo niki gituma mutanga ifeza n'izahabu mukagura ibidafite umumaro, mukagura ibidashobora kumara inyota? Niki gituma muruha? Niki gituma muhinduka imbata z'abantu bigatuma muruha mudashobora kuruhuka, kubera yuko mwebwe mukomeza musanga abantu badashobora kubakuraho ibyaha. Aravuga ati niki gituma muruha mukagura amazi adashobora kumara inyota, amazi adashobora gutuma uza amazi. Umwami Yesu nibyo yavuga nura mudamu, aramubwira ati njye amazi nguha ntabwo azatuma wongera kugira inyota. Yesaya 29:80 aravuga ngo nuko bizamera nk'ushonje urota arya akaramuka afite inzara, cyangwa nk'ufite inyota uko arotanywa akaramuka arembye agifite inyota. Hano Imana yavugaga kuntu bizagenda. Hano ni ku bibazo by'abantu banze kumwizera. Abantu banze kumwizera bakajya kwizera ibidafite umumaro ukuntu bazamira. Ariko kuri Yesaya 44:3 aravuga ngo uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Wakongera ugasoma kuri Yesaya 55:1 aravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma utanga ibiguzi kugira ngo ubone Imana? Imana nta biguzi na bimwe yigeze duca kugira ngo tuyigereho. Yavuze ko ikiguzi ari kimwe cyari amaraso, kandi icyo kiguzi yarakidutambiye, yaragitanze, itanga ikiguzi cy'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iravuga muri Petero ngo nuko ngo mwaguzwe amaraso y'igiciro gikomeye ngo nimukigira imbata z'abantu. Niki gituma wajya kuba imbata y'umuntu? Niki gituma utanga ibiguzi? Uyu munsi umuntu aragusengera ngo ukagomba kumuha amafaranga. Uyu munsi abantu nabo bigize ibikomerezwa, barasengera abantu bagasaba amafaranga. Wowe urinde usaba amafaranga ko utari umukiza, ko umukiza ari umwami wacu Yesu Kristo? Wowe urinde usaba amafaranga kugira ngo ushobore gusengera umuntu
muntu. Wowe urinde ugize umuhuza w'abantu n'Imana, utuma abantu bagorwa, batanga ibiguzi kugira ngo abantu basengerwe. Wowe uca ibiguzi kugira ngo usengere abantu. Wowe wigize umuhuza w'abantu n'Imana ugaca abantu ibiguzi, inkota y'Imana izakugeraho. Imana izakubaza ayo mafaranga urya. Imana izakubaza uko kuntu wigira ukomeye kandi ukwiriye kubwira abantu ko umwami Yesu ari ukiza wenyine. Umwami Yesu ari w'abantu bakeneye. Rero ndakubwira mwene data, wewe watangaga ibiguzi ngo abantu baguhuze n'Imana, hagarikiraho ngaho, ikiguzi cyaratambwe n'umwami Yesu Kristo. Bwira Imana irakumva. Uri mu cyumba upfukamye, Imana irakumva. Uri mu buriri uryamye urwaye, Imana irakumva. Bwira nibyo Paul yavuze. Aravuga ngo Imana iratwegereye kuruta imyambaro yacu. Ntabwo bisaba ko umuntu akabakaba kugira ngo ashobore kugera ku Mana, ahubwo Imana iratwegereye. Imana irakwegereye mwene data, yibwirira kumva. Yaravuze ngo ikintu tuzasaba mu izina rya Yesu Kristo izakiduha. Nta wundi mutambyi tugifite, nta wundi ukugerera ku Mana, nta wundi uguhuza n'Imana, n'umwami Yesu Kristo. Kandi uwo mwami Yesu nta biguzi aca. Ntago azaguca amafaranga kugira ngo akubwirire Imana. Ntago umwami Yesu azakubwira ngo mutegere kugira ngo akugerere ku Mana. Ntabwo umwami Yesu azagusanga ngo mutekere kugira ngo akugerere ku Mana. Ntabwo umwami Yesu azagusanga ngo muhereze itike kugira ngo akugerere ku Mana. Ntabwo umwami Yesu azagusaba amafaranga ngo kuko yakuvugiye ku Mana. Ibyo ni ubuntu. Yaravuze ngo afite inzara n'inyota mwese nimuze, ngo n'abadafite ibiguzi nimuze, n'abadafite ifeza nimuze. Umwami Yesu nta mafaranga aca. Umwami Yesu nta biguzi aca kugira ngo agukize indwara. Umwami Yesu ntabwo aca ibiguzi kugira ngo aguhereze urubyaro. Hagarika gutanga amafaranga, hagarika gutanga ibiguzi bidashobora kugukiza. Izera umwami Yesu niwe wagukiza. Umwami Yesu azaguha urubyaro atakwatsa amafaranga. Umwami Yesu azaguha agakiza atakwatsa amafaranga. Umwami Yesu azagukiza indwara atakwatsa amafaranga. Umwami Yesu azakubyutsa kuri ubwo buriri atakwatsa amafaranga. Ese niba ari amafaranga yadukiza, abakene bazakizwa n'iki? Ibyo rero Yesu yari abizi. Niyo mpamvu yo wenyine yitanzeho igitambo, akaba ikiguzi cyacu. Menya ko ikiguzi cyawe cyatanzwe ari umwami Yesu Kristo. Menya ko umwenda wari ukingirije era watabutsemo kabiri kugira ngo dushobore kwigererayo twese, kugira ngo dushobore kugera ku Mana. Umwami Yesu arahari kugira ngo akuvuganire. Nta wundi muvugizi dufite uretse umwami Yesu Kristo. Nuhagarike rero niwizere uwo nguwo wenyine. Dusome dusoza mu Baheburayo igice cya mbere, habivuga neza cyane. Abaheburayo igice cya mbere turarehera ku murongo wa mbere dusome n'uwa kabiri. Haravuga ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Wumve ku murongo wa kabiri. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umurago wa byose, ari we yaremesheje isi. Imana nihabwa icyubahiro. Uhereye kera kose Imana yavuganaga n'abasogokuruza iciye mu bahanuzi. Ariko uyu munsi Imana ntabwo igica ahandi hantu, iraca mu mwana wayo ivugana natwe. Yaduhaye agakiza kugira ngo ice mu mwana wayo kuko ari nta wundi. Ariko mubona ukuntu abantu bikomeza. Uyu munsi Imana izamura umuntu akikomeza, kumubona bikaba bitacyoroshye. Uwasengeraga abantu uyu munsi kumugeraho bikaba byarabaye ibiguzi. Ubu se iyo agakiza kabonerwa mu muntu twari buzabigenze dute? Niba umuntu kugusengera gusa atari bugukize aguca amafaranga, niba umuntu kugusengera gusa atari buguhe icyo ukeneye, kumubona ari ugutonda umurongo. Abantu batonda imirongo, abantu babyuka amajoro ngo bajya kureba abantu. Urabyuka amajoro ikibyuka ijoro ureba umwami Yesu. Nta muntu waguza n'Imana. Abantu bashyizeho ibiguzi, bashyizeho amatarifu yo kugira ngo bahure. Wowe urindukiraho tarifu. Wowe niba uri umukozi w'Imana, uraca abantu ibiguzi by'iki kugira ngo usengere abantu? Uraca abantu amafaranga y'iki? Abantu baraza kugushimira baguhereza amafaranga y'iki? Ko atari wowe ukiza abantu, ko atari wowe utanga agakiza. Ku umurimo wacu twebwe abakozi b'Imana ari ugusengera abantu, tukababwira ko ukiza ari umwami Yesu Kristo. Niki gituma muca abantu amafaranga? Niki gituma wowe utanga ibiguzi? Niki gituma ugoka ugatonda imirongo ujya kugira ngo ushake umuntu? Tonda umurongo ushaka umwami Yesu Kristo. Kandi ku mwami Yesu nta murongo uhaba, kuko twese aratwumva. Uri hanze aramwumva, uri mu mugongo, uri mu nzara aramwumva, uri ku isi yose aramwumva. Nibidusaba ko tuzinduka amajoro dutonda imirongo, nibidusaba ko dushyirwaho ibiganza kugira ngo dukire. Umwami Yesu arahari wenyine, arahari wenyine. Ndakubwira mwene data ngo sanga umwami Yesu. Va ku bantu, va kwirukanga inyuma y'abantu badashobora kugukiza, va ku bantu batabonerwamo agakiza. Sanga umwami Yesu Kristo, sanga umwami Yesu Kristo. Umuntu wese muzahura atakwerekeza ku mwami Yesu azaba kubeshya. Uwo muzahura wese akakubwira yuko yagukiza azaba kubeshya.
uwo muzahura wese akakubwira yuko yagukoze ikiganza ukabyara azaba kubeshye. Uwo muzahura wese akakubwira ko hari ikiguzi watanga, akakubwira ko hari igitambo watamba kugira ngo ibibazo byawe bikemuke, azaba kubeshya. Ibyo ntabwo ijambo ry'Imana ribivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ko twizera umwami wacu Yesu Kristo tugakira ibyaha, tugakira imivumo, tugakira izo karande zose. Nta gitambo watamba ngo karandi kuveho, nta mafaranga watanga ngo karandi kuveho, nta kintu wakora ngo karandi kuveho uretse kwizera umwami Yesu Kristo. Amaraso y'umwami Yesu niyo adukuraho karande, niyo adukuraho imivumo, maze ibyakera byose bikibagirana. Hagarika gutanga amafaranga ngo karande zikuveho. Nawe ubwira abantu ngo batanga amafaranga karande zibaveho urababeshya. Wowe ubwira abantu ngo batanga ibitambo karande zibaveho urababeshya. Ibyo ntabwo ari ijambo ry'Imana. Igidukuraho imivumo na karande ni amaraso ya Yesu Kristo yenyine, kandi ayo maraso ni ubuntu. Imana ngo yamushyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso yo wese. Nta kiguzi bidusaba kugira ngo tubabarirwe, nta kiguzi bidusaba, nta gitambo. Ibitambo byararangiye mu isezerano rya kera, ubwo abantu batambaga ibitambo by'ibyaha. Uyu munsi mu isezerano rishya nta bitambo dutamba. Igitambo cyaratambwa n'icy'umwami Yesu Kristo. Ndakubwira ngo wowe watangaga ibitambo wibwiraga ko hari igitambo cyagukiza, nta cyagukiza. Igitambo kidukiza n'icy'umwami Yesu Kristo. Wowe wadutambiwe rimwe risa, w'Imana yashyizeho kuba impongano y'ibyaha by'abari mu isi. Ibindi bitambo byose watamba uribeshya. Uzakubwira ko hari igitambo watamba arakubeshya, nta byanditse. Igitambo ni kimwe n'umwami Yesu Kristo wadutambiwe kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Twizere umwami Yesu niho turi bukire. Izera umwami Yesu niho tuboneramo agakiza. Naho inyigisho z'ibinyoma zibeshya abantu ko hari ahandi agakiza kabonerwa, barakubeshya. Nta mivumo nta karande mu mwami Yesu. Uwizeye umwami Yesu karande irarangira, imivumo irarangira, ibya kera birarangira, hakaboneka ubuzima bushya. Niwizera amaraso y'umwami Yesu Kristo, Yesu ntabwo arushya, Yesu ntabwo ananiza, Yesu ntabwo uzajya kumureba ngo akubwire ko adahari, ntabwo uzajya kureba Yesu ngo akubwire ngo banza wishyure, ntabwo uzajya kureba. Yesu yaravuze ngo ateze amaboko, ategereje umusanga wese. Yesu ni umwami mwiza, ni umukunzi mwiza, ni inshuti nziza, ni ibyiringiro bizima, ni umugwaneza. Ntabwo umutwaro yikoreza abantu uremereye. Wikwirirwa wirukanga inyuma y'abantu bakwikoreza imitwaro iremereye. Wikwirirwa wirukanga inyuma y'abantu bagusaba amafaranga n'ibiguzi. Wikwirirwa wirukanga inyuma y'abantu bakubwira ngo tanga ibitambo. Wikwirirwa wirukanga inyuma y'abantu bakurushya. Umwami Yesu ntabwo arushya, arahari ateze amaboko aragutegereje ngo umusange, agukize ibyaha, agukize uburwayi, agukize ubukene, agukize kutabyara, agukize kudasha, agukize ibyo wita imivumo byose. Ni mu mwami Yesu bikirira. Imana nibagirire neza kandi mukomere mwizere umwami Yesu. Tumenye ko uyu munsi ari n'ahandi agakiza kabonerwa, n'ahandi twabonera gukira no kuruhuka uretse mu mwami Yesu, kuko niwe wenyine wavuze ngo warushye n'abaremereye bamusanga arabaruhura. Ku isi hari abantu benshi bafite amafaranga, ariko ntawe uravuga iryo jambo. Yesu niwe navuze ngo warushye n'abaremereye bamusanga arabaruhura. Muze dusanga umwami Yesu aturuhure, tuve mu bindi byose byaturushaga. Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye mucunguzi ubugingo bwacu, turagushimiye mahoro yacu. Wewe watambwe rimwe gusa kugira ngo tubone ubugingo, wewe watumye umwenda wari ukingirije rero utabukamo kabiri kugira ngo twigerereyo, kugira ngo tuguceho tugere ku Mana. Nuhabwe icyubahiro yuko Mana inzira yawe itaruhije, kandi inzira yawe naho umugenzi yabumuswa ntabwo azayiyoba. Turagushimiye, nuhabwe icyubahiro. Amahoro yagumane n'imitima yacu, kandi ukomeze guhishure mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.